mfite n'ubushobozi njyewe n'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi nayikuraho. Ibi ndabisubiza kubera urebeye umuco, ukareba amateka, ukareba le deux peuples. Ibi ndabisubiramo. Ntekereza yuko abarundi n'abanyarwanda, ntekereza yuko ari abantu, ari peuples zashobora kugirana ibibazo buziraherezo bitewe n'imico n'imibanire n'ibindi byose dusuye mu mateka. Ibyo rero kuba abanyarwanda bakwishimira yuko ibibazo bya politike rimwe na rimwe usanga n'abaturage, ubu nk'umuturage wihingira, nk'umuturage ushaka kujya kwiryohereza, ntaho ahuriye n'ibibazo bya politike entre les deux pays. Sibyo? Ni nayo mpamvu kwishima ko abarundi n'abanyarwanda kubera imbogamizi politike za nkaho zigiye kuvaho, ntekereza yuko ibyo bintu by'ubwabyo ntabwo wabigereranya n'ikindi icyo ari cyo cyose. Ni amarangamutima y'abantu b'abavandimwe. Icyo ndagisubiramo. Abarundi turashyingirana guhera kera. Sibyo? Abarundi dusangiye umuco, dusangiye buri kimwe cyose. Rero sasa ikibazo mfite kugeza uno munsi kinakomeye kurusha ibindi byose, eske abanyapolitike babona yuko ibyo bakora bahemukira bene gihugu gute? No, reka nkubwire ikintu kimwe. Uyu munsi bano ntabwo ushobora kwishimira kuvuga ngo ugiye gufunga umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubibabariramo ninde se? No, dimwa la verite. Haramutse hari impamvu. Okay. Iyo mpamvu rero ndashaka turebe iyo mpamvu niyo ushaka kugira ngo uyu munsi twanarize. Ariko icyo ushaka kugira ngo mbanze mvaneho mbere na mbere. Ndavuga nti nta numwe yaba umunyapolitike, yaba umuhanuzi, yaba umukonikoni watandukanya abarundi n'abanyarwanda. Ibyo byo biragoye nk'abantu nka pepe ebyiri. Ibi ndabisubiramo, mbisubiyemo mbiri isaha nisanga pipeti kugira ngo ndekarare nonaha. Nyuma yaho none nge muri analyse ni saa 1:21 n'amasegonda 3. Ndotangaza. Ndabisubiramo, yaba umunyapolitike, yaba umukonikoni, yaba umuhanuzi, nta ufite ubushobozi bushobora gutandukanya people. Icyo vuga the two people, abarundi n'abanyarwanda. Icyo nashaka nkubwire ko ubuvandimwe bw'abarundi n'abanyarwanda burakomeye kurusha ibyiyumviro by'abanyapolitike n'inyungu zabo. Navuga yuko zitarambye kuko bo bazapfa, bazagenda, le peuple reste. Ibyo ndabisubiramo. Abanyapolitike nta bubasha, nta nubwo mwanabishobora. Muzakora ibyo mukora byose ariko ntabwo muzatandukanya les deux peuples. Ibyo byo ntabwo bikunda. Wenda mwababuza umudendezo, wenda mwatuma basafaringa bababara, mwatuma bahangayika, ariko nta bushobozi whatever mufite mu buryo ubwo aribwo bwose, kuko izi peuple ebyiri ni peuple navuga zabanye igihe na mbere yo kuvuka kwanyu. Ntese bivugura bihera. Buretse gato ndakomeza noneho. Ibyo mbanze kubivanaho ku byo mvuga. Babisasiye nabyumvise. Hanyuma noneho reka nje ku ngingo. Ibi bintu uvuze sinzi niba twahera ku ijambo rya nyiricyubahiro. Reka turihereho mbere yuko tuze kuryumva ko turamaza dutumike. Yes. Tunavuge ikivugwamo. Nibyo nshaka kugira ngo yaravuze s'il vous plaît, wewe wimuvugira petit. Reka turishyiremo noneho tugaruke tujye ingingo ku yindi. Icyo maze gusasira le peuple burundais. Let's out of this saga. Ibindi mureke noneho twebwe tuze dutanu urutoroshi runini cyane turumurikemo, dukubite buri kintu icyo cyose. Nta buye na rimwe dusiga tutaryubuye. Turebe ikihije munsi y'ibuye. Wanyumvishe? Ndakumva. Turashaka twubure buri buye ryose, turebe ikihije munsi yaryo. Ngo nuko ku Rwanda rubaye classified nk'igihugu as a terrorist state. Ubwo nshingiye ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Burundi ako ndakanditse. Tumaze kumva ikintu kirimo, uyu munsi hari ibibazo bibiri nshaka kugira ngo mbanze wenda nibaze. Icya mbere, Leta Tabara base yayo iba hehe? The military base of Leta Tabara ni hehe? Aho Leta Tabara ni iki? Mutabara kushaka kutubwira Leta Tabara? Je ntabwo nayikubwiye nta yunzi. Okay. Tugerageje maze iminsi numva kuko Uburundi bivugwa ko bwohereje ingabo muri Kivu, hajya ni y'amajyepfo cyangwa ni y'amajyaruguru. Mbere babaga muri Kivu y'amajyepfo bivugwa ko bagiye kurwanya Leta Tabara ngo n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi iri muri Kongo, cyane cyane mu karere k'imisozi miremire. Bivugwa yuko Leta Tabara ubwayo aho yabaga itari nabanye neza n'abanyamurenge
kuko nk'umutwe babaga mu misozi yabo babarira inka n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko bikagaragara yuko Uburundi buzi aho Leta Tabara iherereye, kuko bagiye banagaba n'ibitero byo kugira ngo bayicuze cyangwa se kugira ngo bayitsinture. Ntabwo nigeze numva igitero icyo ari cyo na kimwe cyavuye ku butaka bw'u Rwanda gitera igihugu cy'abavandimwe cy'u Burundi, kuko ntekereza ko ibyo bintu bitabayeho. Ahubwo uyu mutwe wakoreraga mu gace k'imisozi miremire muri Kivu uzwi neza. Uyu munsi no kumva ngo Leta Tabara ifite indiri mu Rwanda, ngo Leta Tabara yitoreza mu Rwanda. Seriously, hari abaswahili baca umugani ngo iyo impyisi ishaka kurya umwana wayo itangira kuvuga ko asa n'ihene. Reka gato mbaze ca umugani. Wareka nkakubwira kamwe mu dukuru ka Leta Tabara ukaza kwinshira umugani. Okay, umugani ndi buce uravuga ngo iyo impyisi ishaka kurya umwana wayo itangira kuvuga ko asa n'ihene. Komeza. Hari inkuru ugiye gusomera kuri BBC yo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 2022 igira iti DR Congo, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, haravugwa imirwano y'imbonera kuri na Leta Tabara muri Congo. Yego. Okay. Iyo nkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 2022. Wabyumvise? Bagira bati abarwanyi b'imbonera kure kwa gatatu bigaruriye agace ka Birimba nyuma y'imirwano y'abashyamiranyije n'inyeshyamba z'abarundi za Leta Tabara mu ishyamba rya Itombwe muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo, nk'uko Radio Okapi ibivuga. Cyatsi nagarukira. Okay. Ibyo rero bisa hariho. Yes, ibyo byose biratwereka yuko aho Leta Tabara iri abarundi barahazi, kuko baraharwaniye, bahagabye ibitero, na n'ubu bahafite ingabo zambutse kugira ngo bajye gutsinsura Leta Tabara. Ariko reka mbabwire, noneho kuza uyu munsi ngo Leta Tabara iba mu Rwanda, ihawe ndaho mu Rwanda, ihabwa amafaranga y'u Rwanda, igaburwa n'u Rwanda, keretse niba Kongo yarabaye u Rwanda cyangwa se bakabarimutse. Ibyo rero ubwabyo ndaza kugerageza gukora imirongo miremire ndebe impamvu nyirizina. Nakuwe ko ntabuye dusigara tutaryubuye ngo turebe kiri munsi yaryo. Hanyuma rero hari ikintu niba warumvise, ntekereza ko ari ikiganiro n'abanyamakuru nyiri cyubahiro perezida w'u Burundi, aho yavuze nanone agaruka kuri iki kintu, uburyo ingabo ziri muri Kongo n'ibindi nk'ibyo. Hari n'undi muyobozi ndumva ashobora kuba ari umukuru w'umugambwe wavuze ukuntu bagomba kuzasanga y'abanzi babo muri Kongo. Ntekereza ko ibyo byose ni ibintu byumvikanaga, ariko ikibazo gikomeye nyirizina ni ikihe? Uyu munsi wa none keretse bisaba umuntu wese, simbizi wenda sindi nararibonye mu gisirikare, ariko niba uteye umutwe nk'uriya witerabwoba, reka mwite witerabwoba niko yabudefinije, sibyo? Ukawusangayo, ni ukuvuga ngo uko ushyiraho pressure mu buryo bwa gisirikare uzategereza kuza kugira ngo nawe gutera imbere mu gihugu bigaragaza yuko udashoboye guproteja abo poroteja kugira ngo ugabanye pressure uri mu kuwushyiraho. Ariko intego za Leta Tabara zari zisobanutse. Uti gute? Muri 2020 ngiye buriye ngenda gucangamo dukuru mba nasomye ahantu twanditse ntizisibama. Ku ijwi rya Amerika baranditsemo Leta Tabara hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 2020. Leta Tabara ivuga ko yakenyereye kurwanya Leta y'u Burundi. Tega amatwi. Umuhari Leta Tabara, umuhari wese ishyaka ni umutwe, reka tubyite umutwe, ngo wamenyesheje ku mugaragaro ko ugiye kurwanya Leta y'u Burundi ukoresheje ingufu, ugasaba abarundi kuwushyigikira. Abyumvise? Mu itangazo uwo muhari wasohoye wagirije Leta y'u Burundi ko kuva muri 2015 yica abarundi hanini bigakorwa n'urwaruka rw'imbonera kure. Kumva? Iyo ni Leta Tabara yatangazaga kuri radio mpuzamahanga y'Abanyamerika. Nibo babyanditse. Okay. Hanyuma ubwo ndi gushaka ahantu batubwira iri. Hano ifoto berekana Rumonge. Mu Rumonge ndumva ni ahantu itwa Ibugarama mu ntara ya Rumonge. Aherutse kuvuga igitero cya Leta Tabara baturutse muri Kongo. Okay, banzo hagarikira aho ngaho. Hanyuma rero kuki uyu munsi wa none Leta Tabara yimuwe muri Kongo ikazana i Rwanda? Kuki ibintu bigenze gutya? Ibi bije nyuma yaho, s'il vous plaît, hari ibindi turi burebe. Leta y'u Burundi, sibyo, ifatiye ingabo zayo zitari muri EAC zikajya gufasha ingabo za Leta ya Kongo mu buryo buzwi. Kisekedi yitangarije ko byanze bikunze ari uguhindura regime yo mu Rwanda.
ntekereza yuko wenda ku byo umukuru w'igihugu yavuze rimwe na rimwe bishobora kuba nko kwikirigita ugaseka, ariko ibyo bibaye byanze bikunze bigaragara yuko abarundi batageze kuri objectif yabo yo gutsinzura M23 n'izindi hidden agenda zari inyuma yabo. Turumvikana? Aha niho dukomeza. Nibyo nakubwiye ko burya iyo impyisi ishaka kurya umwana wayo itangira kuvuga yuko asa n'ihene. Wenda hera kuri Colonel Karume kuko twabonye intuza irongya nyuma yo kumubona arira avuga ati nimekufa na waraga kabisa. Ejo twabonye atari umusaraba hari imbere mukarasisi ko gushyingura. Colonel Karume muramwibuka urugamba rwo kurwanya mu 23 na FRDC ubwo rwatangiraga bari bageze za Rumangabo bava za Rucuru baza za Kibumba niho yaje kurasirwa icyo gihe. Noneho abantu benshi asa nkaho amagambo yavugaga basubiragamo kenshi kugira ngo bamwumve. Yararashwe amaze kuraswa azanwa mu bitaro. Urimo uravuga Karume se cyangwa uravuga Wironge? Oya ni Karume. So uyu nguyu se wari ufite umusaraba ejo bundi bajya gushyingura? Oya ufite umusaraba ni Wironge. Ufite umusaraba ni Wironge. Bagiye gushyingura ni Karume. Bagiye gushyingura ni Karume. Wironge yego Wironge. Urumva icyo gihe yarashwe mu kaguru. Noneho aza kujya mu bitaro ari utuntu yakoraga arimo guhimbaza Imana ariko bari no kumugaburira. Yaryaga ubugari n'isombe. Yaryaga ubugari umugore bari kumugaburira. Mu by'ukuri yari ashoboye kwigaburira kuko yarashwe amaguru ariko ari utuntu yakoraga avuga ati rwose ndi intwari narasubiye ku rugamba. Ati murabona ko Imana yandinze aririmba uturirimbo duhimbaza Imana. Ati nzambe mukunzi. Urumva nzambe mukunzi Imana uri nkuru. Ubwo ngubwo rero ejo bundi nibwo yagaragaye yagiye gushingura Colonel Karume waguye ku rugamba rwangamishije M23 na FRDC. Gusa uyu Colonel Karume abaturage bakunda kumuvugaho byinshi bavuga yuko ari umugabo wasabanaga ariko akaba n'umugabo w'indwanyi uko yatangiranye n'uru rugamba kugeza ejo bundi yishwe. Mu by'ukuri rero Colonel Karume ntabwo nzi wabone hagana he ariko Karume ni amazina yangaha muri Nord Kivu abakunda kuyita ni abo mu bwoko bw'abahunde. Nibo bakunda kuyita kuko nta muntu muri Equateur wakwitwa Karume. Ayo mazina ni ay'abahunde bahangaha muri Masisi na Rucuru na Warikare. Rero byose ashobora kuba akomoka ahangaha muri Nord Kivu. Hanyuma se Colonel Karume yapfuye ryari? Colonel Karume amakuru dukura hariya avuga ko yapfuye muri kiriya cyumweru gishize. Kuko hano hari nk'umuntu bishobora kuba ari sinzi ko nabivuga niba ari umushinyaguzi niba ari iki nyuma yo gukora akantu kuko n'uburyo ni parade yo kumushyingura nayo ubwayo bigaragare ko bamwe muri aba ngaba badaherutse gukora izi funeral ntuza parade za gisirikare kuko uburyo bamushyinguyemo ubona ari Wironge aho nagagenda mu buryo bwa zagarazagara. Je nagize ni comedy. Ntabwo ari comedy. Aho umuntu ubundi mu migendere ngira ngo ya gisirikare ntihabanza akaguru k'imosoda. Nakaguru k'imosoda. Ngira ngo naga Colonel Wironge abanza indyo. Urumva ese ako yakabanje ni ka kandi bavune. Urumva nubwo yavuwe ariko ashobora kubitasi kakavaho. Niba nibuka neza manza yarashwe ni ibyo yarashwe. Nibyo yarashwe. Urumva hano umuntu arandika ati RIP requiescat ni pace cyangwa se rest in peace Colonel Karume. Urumva ati nilikwambiaka usiendake mbele ya Simba M23 ukakatala. Sasa angalia banakudwanga pole sana. Ya urumva abantu bari ku rwego rwa Colonel kongera kwibuka parade
ndajyana aka kaguru ndajyana aka ngaka byari binagoranye urumva nako ba Wilonja bamaze igihe ahangaha mu mirwano ku buryo yibagirwa. reka hari n'abahabwa injyana n'amaboko none amaboko afashe umusaraba yari afashe umusaraba hari ugira injyana bitewe n'amaboko ye none arafashe kandi afashe umusaraba inyuma ye hari umupfu muragira ngo bigende ariko rero iyo bateruriye ya kasikete ngira ngo ntibakora mwendo waraka bagenda kuri mwendo wa pole nyine inyuma ye hari umunyakugendera warashwe nawe baramurashe umva se nkubwiye baragira ngo bigenze kuri mwendo waraka nibwo wenda amaboko aba afite akamaro gakomeye cyane mu kongera speed ndetse na balance buri bakwereka nko mu bwonko ikintu yatekerezaga ashobora avuga ati uyu muntu bajyanye niko bari kuba banjyanye anyway wenda birashoboka reka twikomereze kuri generali waje sasa ubwo ibya Karume tubivuyemo ariko ikishimisha abantu benshi nuko bongeye kubona Wironge nta kindi Wilonja yasokeje abantu n'ubu uricara ugafata akavidewo kandi kakera ukakitegereza ugaseka ubu urumva rero ongera kumubona ateruye umusaraba abantu bari bamukumbuye cyane nubwo wenda ari mu muhango udashimishije w'agahinda wo kujya gushingura ariko abantu bari bamukumbuye pe ariko inkuru ishimishije nuko generale Mabundani yahageze kandi agomba gukubita inyeshyamba akazishwiragiza tubwire kuri generale Mabundani kugeza amagingo yanashakishije mbura ahantu akomoka yayoboye regiyo ya 13 muri Ekwateri yayoboye regiyo ya 13 muri Ekwateri yaje kuyobora regiyo ya 34 ari nayo ishinzwe operation z'aha ngaha hari kubera imirwano ubwo rero uyu mugabo gusa akiza Kongo yuko aje guhangana n'umutwe wa M23 gerageza gushaka rezo kuko rezo aho ngaho ndumva ikomeje kuba ibibazo okay komeza birashobora kuba warenze umurongo ahiriye rimwe hagararaho ntubuje aho ni ukuvuga ngo iyi regiyo militeri ya 34 ntabwo iri kuyimaramo abayobozi umwanya urumva ni regiyo iri ku rugamba ejo bundi mwabonye ko haje uyu general Bruno ntamaze kabiri aragiye bazanye uyu wundi mushyashya icyo bivuze n'iki rero ni ukuvuga ngo ku mirwano bahuriye n'urufaya rw'amasasu n'abasirikari bagahunga ubu muri Kongo bahinduye strategy naho usigaye utakaza abasirikari utakaza gace bafunga ariko niko bigenda ubwo rero urumva yuko nka general Bruno waje aribwo M23 iri gusubira inyuma akiragera byabaye byiza basubira inyuma baragenda baranarasa basubira mu bwiza ariko nyuma yaho mwabonye ukuntu babashushubikanye bakabazana bagafata za Gicwa bagafata za Kirorirwe bagafata za Mushaki bagafata za Karuma bakagera za Muremure ubwo rero ni ukuvuga ngo kuza kugera hafi y'isake byonyine byari byasobanuraga yuko general Bruno agomba kuva muri iyi regiyo militeri ya 34 kubera ko yananiwe ubu rero uyu mugabo bazanye nawe ndabona bitari bumworohere kubera ko mu kuza kwe M23 ku munsi w'ejo yaragiye ifata uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi turimo aho bita za Humbwe harimo aho bita za Kazinga harimo aho bita za Kagano na za Muremure kuko bafashe uyu generali yaje urumva ko wenda nawe bishobora kutamworohera bitewe n'uko igisirikari ayoboye kitari kubasha gutezura abarwanyi ba M23 okay ubwo tugejeje kumwumva ikindi kintu cyavuzwe aba basirikare 100,000 noneho M23 irarusyaho abasirikare 100,000 kubona ihuriro ry'abahuriyeho SADC
FDNB ubwo ni abarundi, hanyuma n'ingabo za leta na wazalendo bakomeje no kwinjiza abasore benshi mu gisirikare mu ibihumbi 100, ibifaru ngo 100, za kajugujugu n'ibindi bidege by'intambara, amadrone ndetse n'ibindi mizinga. Muri make tugiye kubona icyo bita combined warfare, kubita bagakubita cyane. Ibi bintu M23 bivamo kugeza amagingo aya ngaya iyo babaye benshi baza n'umwiryane kugeza amagingo aya ngaya izi ngabo za sadeke ntabwo zishaka bazareba. ariko ayo makuru nayumvise, ariko ashobora kuba wenda ari n'ibinyoma. Oya, ni ukuvuga ngo impamvu ngiye mvuga ko atari ibinyoma, ahantu bagiye badiporoyinga nk'isake, ukagenda za ukagenda kwanza reka duhere imbere. Abarundi nibo bahanze baravuga ngo abantu urumva imushaki barwanye bonyine, nta muzarendo uhari, baragiye barabirukana bagiyo baravuga ati ntabwo tubashaka, ngo barwana ngo gisivile, baravuga ngo abasaba barwanye ngo n'abasivile bari kwiruka gusa. Urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo nanga za muremure na za kagano abarundi bari naho barabanze completely. Noneho uyu munsi sadeke nayo ntibashaka, ni ukuvuga ngo aho badiporoyinze sake ntabwo bari kumwe nabo, baragiye baravuga ati nawe mugende mujye hirya muzakurwana ukwanyu, natwe tuguma ahangaha tuzarwana ukwacu. Urumva rero uwo mwiryane urimo nawo ni ikindi kibazo. Noneho urabyibuka no ku barundi ku mushaki bari banze yuko barwanana na FRDC, bavuga ngo bo barirukanka, ngo iyo bikomeye barirukanka bakabata ku rugamba. Kugeza amagingo aya ngaya ni ukuvuga ngo komande ya sadek na komande ya FRDC ntago bahuza, ntabwo bari guhuza. Ibyo biroroshye, barafata wazarendo babajyane mu misozi ya kure cyane yo hirya, bati murwaniyo n'abandi barwana habo. Imisozi bari bubajyane bo niye ko mbona yose bayibafatanye, ko barabajyana nyine mu misozi, babwiye ati mugende yo hepfo yo mu mashyamba, hepfo mu mashyamba ubwo baraba babirukanye. uzi baba bari kwerekeza aho bita za Gatoyi ujya za Warikare, urumva, kandi aho ngaho ni ukuvuga ngo ni kure. Kandi noneho sadek icyo ishaka gutsitsura abarwanyi ba M23, kandi abantu babafashaga nanone kumenya turiya duce no kumenya inguni ya buri gace kose ni bariya bazarendo, kubera ko nabo bafuka hariya barazira. ariko sadek ifite tekinoloji, bafite kandi abarwanyi bari professionnel ntibagombera ntabwo bisaba bagayidi nk'abo ngabo bagenda bamanuka bakwereka bati ucengera hano n'ibi ngibi byose babikora. Bafite amadrone, bafite buri kimwe cyose, bafite reconnaissance yo hejuru.